turebe abantu babi banga Imana badafite ukuri muri bo ikibaranga. Niba umuntu yiyemeje kwanga Imana atavuga ngo nanze Imana, kwanga Imana ni iki? Kwanga Imana ni ukutayubaha, kutagira ukuri muri weho, kubeshya no kugira amagambo kugenda uvuga ibintu utahagazeho bidafite ukuri. Ibyo nibyo twita umuntu mubi wanga Imana. Ibyo bintu rero ubyibajije ukavuga ati kuki abantu bose babona inzira z'Imana bakanga kuzikurikira bagakurikira inzira za satani? Niba abantu bakurikira satani, twebwe twiyemeje gukurikira Imana nk'abantu b'Imana twakurikira. Ni ukuvuga ngo tugomba gukora ibinyuranye n'ibyo bakora. Tugomba natwe kwanga satani no kutumvira satani, tugakurikira inzira z'Imana twiyemeje gukurikira. Ibyo ni ibintu bigomba kuranga umuntu wese wibwira ko akunda Imana. Gukunda Imana ntabwo ari kujya mu rusengero bugaragare imbere y'amaso buri muntu wese. No. Gukunda Imana ni umutima wawe, ibyo tuvuga, ibyo dukora, imigirire yacu ikaba ituranga, tutaranzwe nuko twagaragaye neza, twambaye twakeye, twagiye mu Bibiliya mu masengero, cyane cyane ukaba umuntu ukunda Imana wanga gusenga ibishushanyo. Kuko ibishushanyo y'izo mana z'abanyamahanga musenga ni ibintu Imana yanga urunuka. Ibyo bintu rero byose iyo ubikoze binyuranye no gushaka kw'Imana, ni ukuvuga ngo ubu uri umuntu wanga Imana mubi mu maso y'Imana, atari mu maso y'abantu. Kuko mu maso y'abantu tuzi ko ushobora kugenda muri izo nsengero basenga ibigirwamana, basenga ibishushanyo, ukagaragara neza, abantu bakavuga ati dore umuntu ukunda Imana. Ariko Imana se ikubona ite? Buri muntu wese urangwa n'ibyo bintu, yaba asenga ibishushanyo, yaba abeshya, yaba ibyarya, yaba avuga bagira amagambo, bagira amavuzivuzi, abo bantu bose niba Imana ibona nk'abantu babi. Noneho twebwe nk'abantu, wa muntu ushaka kuba umunyakuri, ushaka kurinda mu nzira z'Imana, ukibaza ni iki wakora nawe kugira ngo uce ukubiri n'abo bantu, cyangwa se ubabere n'urumuri abashaka guhinduka bahinduke. Kuko ntabwo ushobora gushyiramo umuntu mu mugozi umuhindure. Ntushobora guhindura umuntu adahinduwe n'ijambo ry'Imana rimukoze ku mutima, kubera umutima we agahinduka, agakurikira inzira z'Imana. Turebe rero ni gute rero abantu babi bagaragara. Cyane cyane tuvuge nk'umuntu azi ukuri, byanze bikunze ikintu kibaye, amaso yose akibonye, amatwi yose acyumvise, byanze bikunze ahita avuga ati okay, ikintu kimeze gutya gifite impande ebyiri, harimo ikinyoma cyangwa se ukuri. Amahitamo rero niyo agaragaza abantu baribo. Wa muntu ashobora kuvuga ati ikintu nk'ikinyoma ntabwo ari ukuri, undi akajya hano akavuga ati uku ni ukuri. Byanze bikunze cya kintu cyabaye harimo kimwe muri ibyo. Tuvuge ko ari ukuri. Niba uzi ko ari ukuri, mu mutima wawe ukabona ati uku ni ukuri, ukakwirengagiza ukavuga ati no, ntabwo ari ukuri, kandi ubizi, ni ukuvuga ngo uri umuntu mubi w'umugome imbere y'Imana. Umuntu wanga ukuri, udafite ukuri muri we, niba nta kuri kukurimo, ntabwo uzabona Imana. Shakisha ukuri, ukunda ukuri, usangiza abandi ukuri, kuko umuntu udafite ukuri muri we ntabwo azabona Imana. Ikindi rero navuga urugero ni iki? Muzi byateye, harimo abavuga bati Imana irababwira iti mugende mubyare mwororoke. Wowe ukavuga ati no, njye ntabwo nshobora kubyara nk'abana nshaka. Okay, aya niyo mahitamo yawe. Ariko se uburyo ubihisemo ntabwo bukurikije Bibiliya. Bibiliya iravuga iti niba ubona kubyara kandi byarutwa no kubireka. Ariko muri ubwo buryo byarutwa no kubireka, ntabwo ari uko ushaka no gukora utabyara bibangamiye ijambo ry'Imana. Tuvuge nk'abantu bagiye bifungishije, cyangwa se uragiye uhinduye umugabo ku mugabo, umugore ku mugore, ukubera kutabyara. Nk'uko ni ukuri tuzi twese ko umugabo n'umugore bagomba kubyara, bakibaruka, bagatwira isi yose nk'uko Imana yabivuze. Ariko se niba ufashe icyemezo ku bushake bwawe ukabikumira, ni ukuvuga ngo icyo gihe
uranga Imana kuko wanga gukurikiza ibyo Imana yavuze. Vuga nawe ugwa mu gatebo kaba abandi banga Imana. Katurebereho. Ku muntu wiyemeje gukurikira Imana, kujya mu ijambo ry'Imana, benshi ese bashobora kuba batabijyamo kubera ko byo bikomeye bitoroshye. Nagiye byibaza, ntabwo byoroshye. Ugomba guhozaho ukunda Imana, tuzi ko bikomeye, ariko waragiye mukabona aho Imana yagukuye. Nimba wibuka, subiza y'amaso inyuma ureba ahantu Imana yagukuye, ureba yikugejeje, urebe ijambo akamaro ryakumariye, urebe ukuntu Imana yaguhindika kugira mushya, urebe ukuntu ubuntu bw'Imana bukuza buhoraho iteka ryose. Noneho umbwire niba uri bugume mu mwijima, ahubwo nakubwira nti gumamo ukomere ku ijambo ry'Imana, ukomeze wiyungura umunsi ku munsi, nubwo bitoroshye, ariko umenye ko yasi nubwo ishobora kukurika kubwira ati ngwino nguhe indonke zihuse za vuba vuba, ugaragare neza, ihangane, twihangane, dutegereze, tugume mu ijambo, kuko tuzi neza ko ibi by'akanya gato bizashira. Ariko ishimwe ry'Imana nuko Imana izaguhemba ni iby'igihe cyose ubuziraherezo. Ibyo rero nibyo twirengagiza, rimwe na rimwe tugacika intege, tugashaka kugwa, ariko kubera ko wasogongeye ku ijambo ry'Imana n'urukundo rw'Imana ukavuga uti reka nemere nk'uyu, kuko ureba ibintu Imana yakuvanyemo, ukareba ibitangaza Imana yagukoreye, ugahita uvuga uti inzira z'Imana nizo ngumaho, nizo nambaho. Ibyo bitera ibyishimo. Iyo ubonye uneshe satani yashaka kukurunga gusubiza aho wavuye, ukavuga uti no, ahubwo satani aba bantu bose ufite gize Imana nkabakuvanaho, byanshimisha. Turebe rero, tuzi ko uko Kristo urugero yaduhaye ko yari ameze, niba tubona aho tuvuye tukagira Imana tukaba turi mu gakiza, tugashaka kuba abantu batunganye uko Imana itubwira, byibuze tuve mu nzira zayo, ariko se bamwe bagacika intege cyangwa se tukumva turi kunanirwa. Ni gute noneho, ikibazo nibaza, ni gute tuzaho nka Kristo? Urumva, kuva hasi hariya kugira ngo uzagere kuri Kristo, kandi Kristo yaratubwiye ngo dushobora kuba nkawe, ariko byibuze tukaba tutagera no muri 1/10 cy'uko yari ameze. Tubura iki? Kugira udakunda Imana, kuko tudashaka Imana, ubwo bwami bw'Imana ninde uzabujyamo adakunda Imana? Kuko tudakunze Imana, ubwo bwami buzahora ibihe byose, ntabwo tuzirirwa tubutekereza, kuko umuntu Imana izagirira umuntu akinjira mu bwami ntuzahora yemeye kuyikurikiza, agukira amategeko uko ashoboye nka muntu, kugira ngo azajye mu bwami. Hari igihe tujya twibaza tukavuga tuti Imana buri ishobora kuzareka abantu bakinjira cyangwa yose, ntabwo tuzi ukuntu twese bizagenda, ariko igitabo kitubwira ko tugomba byibuze gukurikira inzira z'Imana, tukanga uburiganya, tugakunda ukuri, byibuze ukaba ufite ukuri kw'ibanze. Niko nakubwira, ukuri kw'ibanze ni ukuri ko kubona ibibi byose ntubihishire, kuko niba uhishiriye ikibi, nawe uri mubi n'icyo kibi, kandi muri abantu banga Imana yavuze, uzingura murahishira by'isi hano nyine. Abantu benshi batarasobanukirwa n'ibintu by'Imana bazi ndahishira nta muntu uzabimenya. Okay, niko wibwira, ariko hano abantu babaye 1920 barihe bose baragiye, right? Hasigaye nka bake cyane. Bajye abantu bazi kuba kuri inosi yose miliyari zirenga 100 bajyahe. Tuzi neza ko umuntu yavuye muri umwuka ntapfa, ubuzima burakomeza, ahajya ibikurikiraho nibyo tutazi neza, ariko tuzi ko baba bategereje nabo zabo ziba zihari. Ese wakwicuza uyu munsi
muri abantu babi ukaza mu beza, ukemera gukurikira ukuri ukamenya kure, ukareka kuvuga abantu, ukareka ngaho urwango, ngaho umunabi, ngaho umutima mubi, ngaho kugambana, ngaho ibintu byose by'Imana yanga bituma umuntu aba mubi. Ibyo bintu ubiretse ukaba umuntu mushya muri Kristo, byakubera ibyishimo bisanze umutima wawe, bityo ukabera n'abandi urumuri, kandi urwo rumuri rukomeza rukongeza no hirya kugeza umwami Kristo agarutse, nawe ukazambika ikamba abantu beza. Iyo mesaje rero nibwo butumwa, kanguka uve mu bantu babi Imana yanga banga ukuri, uze mu bantu beza Imana ikunda bakunda ukuri. Murakoze rero, Imana ikomeze ibarinde. Shalom, shalom, shalom.